hano bazanye ubuki ufite ubwoba bigira ubwoba rero ngira ngo bashyikirije ubuki ngiye gusogongera numva ko bumeze numva bimeze neza ndabwo haba amashyi kubera ko uramwana twiteguye koko biteguye rwose ubuki bumeze neza mwabuteguye abashyitsi koko ngira ngo mwabashimire murakoze cyane nimwongere muhuze ibiganza mushimira abasaza bose baganiriye neza turi dukomeza turyoherwa data nakomeje nitegereza umushyitsi wacu uwo muri kuganira Sipiriyane mbona nyicira akajisho abwira ko hari icyo ashaka kuvuga data nimba mwabumvira mwakwemera tukabaha uno mwanya maze bakatugezaho amajya y'uru rugendo rwabo hari ikibazo data nta kibazo ariko nubwo ubwira ngo nta kibazo ariko uriya mugabo ubwira ngo ni mwiza kandi twari dufite igitaramo ngira ngo François rero kuba twaje hano mu muryango wa Etienne nuko imiryango yacu yombi ari umuryango wa Etienne n'umuryango wa Nuseni uturuka ibwana cyambwe ari imiryango kuva na kera ibana neza ngira ngo kandi n'iki kiro n'ubu ibirori mwari mufite ntabwo twaje bidutunguye twari tuzi ko nyine hari ibirori iyo rero ugiye gusura inshuti akenshi ugenda witwaje impamba niyo mpamvu sabe uyu mukobwa mwiza twatoje ubundi ahantu habaye ibirori iyo umushyitsi mwiza yitwaza impamba ndetse akitwaza n'intwererano iyi ntwererano rero niyo twaye umuryango wa Noseni wateganyije ko tubashyikiriza kugira ngo mugumye kubona ko muri kumwe nabo murakoze komera tubashimiye iyi ntwererano Imana ibongerera amashyi n'ijambo ugiye numva ntari kuvuga kumuriza narakoze ngira ngo François twagiye mu itorero ngira ngo turajyana ngira ngo wageraga amanota ya mbere kugera ya kabiri urumva ko intero ufite nanjye mfite uko nyikiriza urakoze rero kuba umpaye rino jambo ntekereza ko ijambo saba ngira ngo wenda wampa nuko mu byo watekereje wateganyije mu gitaramo cy'uno munsi tusanze murimo hari ingingo nanjye mwanjye mwaza kongeramo nimunyemerera ko iryo jambo naritambutsa nibuze kuritambutsa kuko ariko ni ugusaba ntabwo ari ugutegeka uwo mwanya rero ni mu wumpa rwose nta kibazo yewe ndumva ntari guha ijambo ugakomeza ukaritambutsa nta cyaha
abashyitsi ko mudakora mu ngo amatama masa nasabire nk'igisigati, niyo mpamvu nshaka kugira ngo muture iyi nzoga yo gusabiraho iryo jambo, kuko ngo amatama masa nasabire nk'igisigati. Murihangana nyine, turimo kubikora twihuse, murabizi. Yemwe turajya ngo ducuguze uburyo mwete, sibyo? Mukurikirane ibyo turi kuganira, turi kwihutira kubicyana kure. Kubw'ibyo rero nabashyikirije umuryango wa Etienne iyi nzoga yo gusabiraho ijambo, kugira ngo mbashe kuvuga numva nisanzuye ntategwa. Ni sawa nyakubahwa Sipiriyani, akanya nakaguhaye rwose, ufite umwanya usesuye. Murakoze cyane. Tugira imigisha rero, tugira umugisha umuryango wa Etienne n'umuryango wa Nosene muri ya mibanire myiza yacu. Ubwo twari mu gitaramo tuganira, twari dufite umusore wacu yavuze ati ariko buriya nubwo mumbona gutya, mumbona nk'umwana ariko narangije gukura, tutikagira inkuru. Ati rero ndagira ngo nabasaba imbabazi mu muryango ko nabashije kubura inzira ya bugufi, aho nigana n'umukobwa wa Etienne, twarakundanye, aje kumusura numva atari busubireyo. Tuti rero byagenze gute? Ati nafashe icyemezo, mvuga ko nubwo mbikoze mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nzagira umwanya kugira nkwireka. Ati rero mbirezeho, namwe muzajya kumvunyishiriza kwa Etienne mubibambwirire, ariko ubwo ndasaba imbabazi nk'umwana. Tuvuga ngo tuyu munsi itariki turahaguruka tuze umuryango wa Etienne, nyuma uwo mwana tumutakambire, ariko ntekereza ko uko byagenda kose iyo umwana yakoze amakosa agasaba imbabazi arababarirwa. Mu muryango wacu tugira rero imbabazi, ubwo namwe nimutugirire imbabazi, mwumve ko umwana wacu yakoze ikosa, turamutakambiye. Ni byiza, humura, imbabazi ugomba kuziha uri umuntu w'umugabo. Mwumvira amashyi. Arakoze François, ni intore koko, uri intore rwose. Ndagushimiye kubera izo mbabazi rero muduhaye, ziratuma ngira n'indi jambo zo kuvuga mu bijyanye n'ubutumwa umuryango wampaye. Bambwira bati numara gutakambira umuhungu wacu uze kugira n'indi jambo ugeze ku muryango wa Etienne muri ya mibanire myiza yo kubaka imiryango yombi. Nagira ngo nanagushimire ku gikorwa cyiza cy'imbabazi muduhaye. Murakoze nyakubahwa, iwacu umuryango wacu urasabana, utanga imbabazi kandi utanga. Ngira ngo rero niba mwanyemerera noneho nkagira icyo mvuga. Akanya uragafite nakakwemera. Bakimara kumpitamo kugira ngo nze mpagarariye umuryango wa Nosene, umuryango wacu, baravuze ati natwe tugushyize ku ruhembe, uzahagurukane n'imfura yose uzagenda uyoboye, kandi aho uzagenda nugerayo mu muryango wa Etienne uzadutangira ubutumwa bumeze gutya. Bavuga bati numara kubona imbabazi umaze kuzihabwa nk'uko muziduhaye ku mugaragaro, noneho uzagire n'umwanya wo gusaba uwo mukobwa ku mugaragaro, uwo mugeni dufite, noneho nitumara kumusaba tukamuhabwa. Ibigendanye n'indi mihango ikurikiyeho nabyo turi tayari, tuzabikora. Ni muri uru rwego rero munyemerera ko tumusaba ku mugaragaro, ntabwo wabuhari, naje nikwije. Murakoze. Ndabikwemerera, nta kintu wazosaba na kimwe. Murakoze cyane. Ariko umukobwa wacu ni umutumwa. Sinakubwiye ko naje nikwije, we ntanguranwa, reka nze naje. Nagira ngo baba abantu bafite abantu baje bwa butumwa bujyana n'umuhango wo gusaba, umuntu ufite yasuka imwe
bita rushegesha bishanga. Iyi ngiyi niyo yazanye mama, azana ba nyogokuru na ba nyogokuruza, ngira ngo umuco nyarwanda niho twabisanze, ntabwo twaca ukubiri nawo. Muyakire rero murebe ko ubu butumwa twageneye umuryango bimeze neza. Urabona aho isake, iyi sake ku bahinzi mu gihe cya saa 10 saa 9 gutyo irabika. Iyo ibitse ibwiye umuhinzi ngo burakeye mu murimo. byiza nyakubahwa rwose. Ibidashishikariza inkingi nayo kiri abona turi gutinde tuzi. Bibaye byiza hari abasaza bari hafi aho ngaho bagufasha kumva ko yabira habiri bimeze neza, kandi ntabwo yaje yonyine, yaje afite niherekeje. Wa mugabo yaje yikwije ko abantu ntibampa amashini babona bikwiye. Babigira batya, bapyatura batya. Nawe yifate gutya, igeze hino, ifate gutya, igeze hino. Ngira ngo rero si ibyo gusa, iyo ngiyo rushegesha bishanga ubundi aba ari integuza yuko umuryango nubwo byo kuba wikwije ndagira ngo nsabe Kazungu yigire ejuru cyangwa Habyara mwigire ejuru. Nyuma no François, iyo umuryango utunze witeguye no kwakira inkwano, kuko navuze ko naje nikwije, habaho guhinga ubwatsi, ariko wahinga wamara guhinga ubwatsi, ubu bwatsi iyo ubusaruye uba ugomba kubugaburira inka. Ariko hagati aho ngaho ndagira ngo nanisegure gato muri za mbogamizi twagize, hari igikoresho kimwe kitari cyangeraho ariko kiri buze. Kibumbiro ntabwo cyari cyangeraho, ariko ntabwo byatubuza gukomeza n'izindi gahunda. Mfite rero igicuba, Habyara aramfasha, aho yegere hariya hirya akwegere gatoya. Ubwo nawe ushaka undi musore kuko wowe urakuze nkanjye, noneho dukora ikimenyetso kigaragaza ko kuko urugo rwacu rwiteguye kwakira inkwano. Guma 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 murakoze cyane. François rero biracyaza, ubwo urabumbabariye ko iyo gahunda itari yagera aha ngaha ariko biraza. Nagira ngo iyi mashini iwacu tuyita nta joro ku mutunzi, nta joro ku mutunzi. Iyo uje ibintu gutya aba ari ikibazo, ariko nta kibazo ugomba gushyira mu muryango wa Etienne, ahubwo dutanga ibisubizo. Iyi mashini rero tuyikatisha ubwatsi, nyuma tukazagera gute, tukazatugaburira amatungo ku buryo bworoshye. Ubu ni igisubizo. Dore rero ko tubigenza.
ubwatsi bwacu iyo bumajije kwera ugira gutya ugatamikamo imashini ikabukata. Impamvu ubona kameze gutya no kugira ngo utagira ukagira kuza mu kwawe. Uramenye rero ntuzambutse ngo ugiye kugira umuntu usagarira. nabibonye Ni igisubizo rero mu muryango. wambwiye ngo waje igihugu amaherezo kiri mu Nyuma reka mbe ndohuka igihe nikigera urwo urampusha. Nakubwiye ko naje nikwishe. kosha rwose kuko harabona nikanda gukoresha